Inshuti bavandimwe mudukurikiye muri uyu mwanya twongeye kubasuhuza. Turi mu kigo cya Nyarushishi TSS, tukaba tugiye kugirana ikiganiro n'abanyeshuri bashya baje kuhiga muri uyu mwaka w'amashuri 2025 2026. Witwa nde wowe? Nitwa Bayasange Roger Fati. Bayasange Roger Fati. Roger Fati, wiga mu mwaka wa kangahe? Niga muri level 3. Level 3 irihe shami? Niga manufacturing technology. Manufacturing technology. Abantu batazi ishami rya manufacturing technology ni iki wari babwiraho? Manufacturing technology ni ishami rishobora kwigamo uburyo ushobora kuba wafata n'icyuma runaka ukaba wabiteranya cyangwa ukaba wafata icyuma ukagikoramo nk'intebe, urugi cyangwa ibindi bikorwa byose wakora mu cyuma. Tukaba tuniga n'uburyo ushobora gukoresha uri nko gusudira. Kuri abenshi babyita gusudira nyine. Kuri abasudira nabyo turabyiga, ukaba waniga n'uburyo ushobora kuba wati ngiye gufata icyuma ngikoremo ikindi runaka. Aribyo nyine twita casting mu isomo tubyigamo. Ukaba wafata icyuma kimwe ukagishongesha ugakoramo ikindi runaka bitewe n'icyo ushaka. Urakoze cyane Roger Fati. Witwa nde wowe? Nitwa Mwamini Angelique. Angelique, wiga muri he shami? Niga mu ishami rya manufacturing technology level 3. Manufacturing technology level 3. Kuki wahisemo kwiga ishami rya manufacturing technology, Angelique? Impamvu nahisemo kwiga manufacturing technology niko namaze kumenya ko ari ishami ryiza kandi ribereye buri wese. Ni ishami umuntu agomba kwiga ikazamubera ingirakamaro, haba asoje kwiga cyangwa akiri kwiga. Umuntu amenyeramo byinshi, ashobora kuba yafata icyuma agahinduramo ikintu runaka ashaka. Kandi ntabwo umuntu wiga manufacturing technology wenda hari ngo ajya buri kintu yakora, kuko iyo usoje kwiga hanze ahangaha wabura akazi muri leta wakikorera, wakora ikintu kijyanye no gusudira, kuko nabyo turabyiga. Icyo cyatumye mpitamo kwiga manufacturing technology. Byiza cyane. Mu ntangiriro z'igihembwe ni ibiki by'ingenzi mwabonye mukigera muri Nyarushishi TSS, Roger Fati? Nyarushishi TSS nyimara kuyigeramo nabanje nyibona mu buryo binunguye cyane, kuko nyimara kugera mu kigo nabonye abarezi bazadufasha mu myigire. Mbona nka workshop ni nka abanyeshuri bakorera pratique muri manufacturing, mu bwubatsi, muri fashion design, hose harimo ibikoresho bigiye bitandukanye ibyo twakifashira dukora, ku buryo uramutse ugiye no hanze ari byo usanga bari gukoresha byose. Aho abanyeshuri bamaze kwiga isomo, umurezi wabo, umwarimu wabo bufata akabajyana ibyo bize bakabasha kuba babishyira mu bikorwa, kugira ngo nanamuga ashite mu buzima bwo hanze azafata ibyabashije kwiga yanakoze mu bikorwa kugira azabyaplike mu buzima bwo hanze agire icyo abona nacyo. Nabonye amashuri meza, mbona aho twakorera agiye hatandukanye dukorera pratique, mbona amashuri, mbona ubuyobozi bw'ikigo, kuko ikigo nyine nakibonye mu buryo butandukanye kuko bari barabimbwiye. Urakoze cyane Roger Fati. Hari igikorwa bambwiye muheraho mukigera muri Nyarushishi TSS, igikorwa kijyanye no gusinya imihigo. Tubwire Angelique, icyo gikorwa cyo gusinya imihigo gikorwa gute, kigamije iki? Igikorwa kijyanye no gusinya imihigo, impamvu tugikora ni igikorwa kugira ngo buri wese amenye icyo agamije, amenye umuhigo we n'icyo agomba kugera. Buriya ni byiza ko umuntu ahiga umuhigo akanawuhigura. Iyo uhize ngo nzabona amanota 90%, kubera ko uba warabihigiye kandi warabisinyiye, ntabwo ugomba kubirengaho, ahubwo uragerageza byibura ukajya hejuru yaho, kuko gukorera ku muhigo ni intego nziza cyane. Urakoze cyane Roger Fati. Igikorwa cy'imihigo mukora cyangwa se imihigo musinya mukigera muri Nyarushishi TSS, gira icyo itubwiraho. Imihigo dusinya nasanze ari myiza cyane, kuko nk'abanyeshuri tuvuye mu mashuri aba ari atatu tuba turangije segonderi, tukimara gushika hari byinshi tutaba tuzi. None iyo cyangwa bakakubwira ati jya gusinya imihigo, bakakubwira ati sinyira nk'amanota nayo kugira uzabone, bakongerera ishyaka, bakakongera no kuba muri wowe wakigiramo icyizere nyine. Kuba bakubwira ati sinyira amanota ya naya, kuba bikubwiye byonyine wumva yuko ari ishema rigaragaza yuko wakuboneye icyizere ko wayabona. None iyo dusinya imihigo buri wese asinyira amanota ahagije, kandi asinyira amanota bamubwiye kandi menshi nyine. Iyo tumaze kubisinya buri wese ahorana intego avuga ati aya manota nzageraho, n'abarezi bacu kandi bazadufasha mu buryo bwose. Ni izihe ngamba mufite zo kugira ngo muzabashe kwesa umuhigo w'amanota mwasinyiye? Ingamba dufite kugira tuzabashe kwesa umuhigo twasinyiye, iya mbere kuba twakorera muri group
tugafashanya tugakorera hamwe, buri wese icyo azi akakibwira mugenzi we, kuko gukora wenyine ntabwo gutsinda uri wenyine ntacyo byamara. Buri wese icyo afite akagiha mugenzi we, tugahuza. Icyo utazi ukabaza bagenzi bawe, ukabaza mwarimu, ntiwihererane ibintu ngo utuze gutyo utabajije. Murakoze cyane. Ingamba Rojefate mufite zo kugira ngo mwese iriya mihigo mwasinye mukigera muri Nyarushishi TSS, ingamba mufite ni zihe? Ingamba dufite zo ni nyinshi cyane, kuko tukimara no kugera muri iki kigo ari isomo babanza kutwereka uburyo twafashanya twese tukazamurana. Iyo somo tumaze kugiga batwereka uburyo twakorera muri timu, tukaba turi bamwe nyine, tukaba tumeze nk'abantu bakurura umugozi umwe. Iryo somo baryita gute? Occupation. Ni isomo twiga mu buryo twakitwara igihe turi kwiga imyuga n'uburyo twafashanya kugira ngo twese tuzamurane, ntihagire isigara inyuma, twese tuzamukire ku manota meza kandi twese turi hamwe. Kandi hano tukimara gufata iyo mihigo, ubuyobozi bwacu buratubwira ati turahari ku bwanyu, mwemerewe kutubaza icyo ubuze ukakibaza, kuko niyo uramutse ukeneye kumenya akantu umurezi wawe atari hafi, tugira ICT room, naho wagenda ugafata imashini ugasacinga icyo uri kubura mu rurimi ushaka bakakikubwira, yaba mu cyongereza cyangwa mu kinyarwanda. Ibyo bidashobotse umurezi wawe ari hafi, uragenda ukamwegera ukamubaza. No mu ishuri tuba duhari, dore ko badukorera n'amagurupe tugomba kwigiramo. Murakoze cyane. Inshuti bavandimwe, mwari mudukurikiye muri uyu mwanya, twaganiraga n'abanyeshuri biga muri Nyarushishi TSS, akaba ari abanyeshuri bashya muri uyu mwaka wa 2025-2026, bakaba biga mu ishami rya Manufacturing Technology. Ikiganiro nk'iki naho ubutaha, kandi aba banyeshuri turabifuriza kuzahigura neza umuhigo basinye ku manota biyemeje kuzabona mu gihembwe cya mbere, ndetse bakazasinya n'amanota y'igihembwe cya kabiri kugeza umwaka urangiye, kugeza ndetse no mu mwaka wa nyuma revo ya 5, aho bazaba bari gusinyira amanota y'ikizamini cya leta. Ndagira ngo ubwire tuvuge abana b'abakobwa batinya imyuga muri gusoza kino kiganiro, gira ijambo rimwe bababwira kugira ngo nabo babashe gutinyuka nk'uko nawe babitinyutse. Icyo nabwira umwana w'umukobwa, natinyuke azige manufacturing, kuko ni trade nziza ibereye umwana w'umukobwa. Nta kuvuga ati ngo iyi ngiyi ibereye umwana w'umuhungu, kuko twese ni uburinganire kandi buri kintu cyose umuntu yakisangamo. Wowe tinyuka wumve ko buri kimwe cyose wagikora, ntugire ubwoba, kuko ni ishami ryiza rizakugirira akamaro waba ukuze mu mirimo iyo ari yo yose wakora. Wigira ubwoba rero, uze wige Manufacturing Technology, ni ishami ribera umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu, twese birangana. Urakoze cyane. Gira icyo ubwira abasore bagenzi bawe ubakundisha umwuga. Icyo nababwira njyewe, nimuze twiga imyuga, ko umwuga ni ikintu uziga, wamara kukiga ukaba wanava hano ku ishuri, ukaba wanashika hanze ukaba wakorera amafaranga bitewe n'ibyo wize. Urabona imwuga twigamo ibintu bitandukanye, nkanjye niga Manufacturing Technology, nshobora kuba nashika hanze bikaba bitashoboka yuko mpita mbona akazi. Ubwo urumva ababyeyi banjye kuko barambye bazaba bari hafi yanjye, bashaka kunguranga imashini isudira, nkajya nkorera amafaranga, ugasanga ndazamutse ngo uzindi mereje nanjye abandi kazi batize. Nk'umuntu wiga ubwubatsi, inzu buri munsi turazubaka, buri gihe buri mwanya. Waza ukiga, urangije amashuri yawe ukarangiza nka level 5 ujya mu buzima bwo hanze, igihe gitegereje kaminuza ushobora kubaka amazu y'abantu, kuko imyubakire buri munsi irahari. Cyangwa ukaza ukiga fashion design, uramutse unabuze akazi ushobora kujya mu buzima bwo hanze, ukaba wadeda, ukaba wadesigning, ukaba wadekura. Ibyo ngibyo biramutse bidashobotse ushobora kwiga muri technology ububaji. Igihe bidashobotse urabona abantu buri gihe dukenera imiryango, dukenera ibisenge. Ibyo byose ni ibintu dusanga muri TVET mu mashuri y'imyuga. Hahandi umuntu wize siyanse azaba akiri gutinda ngategereje kujya kwiga kaminuza, negereje akazi n'ibiki byose. Umuntu wize umwuga aba afite icyo yegejejeho, ari guteza n'abandi imbere. Murakoze cyane, turabashimiye, tubifurije kuzagira amasomo meza, kandi muzagire ishyaka n'umurava, mutibagiwe no kugira ikinyabupfura, kuko niyo soko y'insinzi. Tubifurije ibihe byiza rwose, muzagire amasomo meza kandi muzabitsinde neza. Murakoze cyane.